bimaze ikizi ese ubundi bimaze iki wowe se bikumariye iki wowe se bamariye iki ubwo rero ugiye kumbaza uti bikize none se wowe kubona umuntu yigendera ugashishikazwa no kumenya uko yaraye aho yari icyo yarariye ibyo bimaze iki ngo nagakara cyane karasa na siraje abandi ngo ni iranzobe ni impahano ngo ni kinini cyane giteye nk'igifuka abandi ngo kananutse cyane yo kagenda wagira ngo karazi ubwo si ibyo bimaze iki so nyine ni ikibazo nabwiraga abantu kugira ngo ubyibazeho kuba mbyibushye bigutwaye. Yes, twizere ko mudukurikiye mu bice bitandukanye, wo turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ikindi kandi uhita ukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video zikugereho mu buryo bwa notification. Yo nkaho uri kureba kuri channel yawe cyangwa se arabajya badownloadinga bakareba ku ma TV yanyu, uri kubonaho umukobwa mwiza. ZOOM TV buri gihe tuba tubafitiye udushya twishi. Amakuru Makuru ni meza cyane. Uri umukobwa mwiza niko ntangiye mvuga. Sinzi kuri wewe ubundi bavuze ngo umukobwa ni mwiza bawumva bari umukobwa umeze ute? Umukobwa mwiza no ubonye nyine ukabona ko ari mwiza. Kuko bavuga ko umuntu mwiza bitewe n'umurebye. Wewe bure wabonye ndi mwiza ariko warundi ushobora kuvuga ati baba we. Tudasi none ibintu yatuzaniye ntago bibaho. So rero umukobwa mwiza nubo. Umuntu mwiza bundi abantu bose baremwe n'Imana ni beza ariko amaso yawe niyabasha kukubwira ngo uyu muntu ni mwiza cyangwa si mwiza kuri wowe. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga wenda utaratwibwira ati abantu bafite umubiri munini cyangwa babyibushye ngo bakunze kuba arabagwa neza niko bimeze? Yes, wenda ntago ndakora ubushakashatsi ngo ndebe abandi ariko mbona muri rusange ariko bimeze nta mutima mubi. Ubundi nkunda kuvuga ngo hari kujya umushiha hagiye ibinuri nta mwanya w'umushiha uri mu mubiri wacu. Akenshi ntago abantu dukunze kuzana abantu bakiri naturere cyane. Uri naturere, sinzi niyo imisatsi yawe nayo ndabona ari naturere ariko nta makeup ufite nyinshi cyane, ni hafi ya ntazo. Ibanga ni irihe kubera iki wewe utagendera wenda mu bintu byo kwisiga makeup nkuko abandi bakobwa tubona barwana ku bwiza bwabo cyane cyane? Bon, ntago nkunda ko judging abantu cyangwa se gucira abantu imanza. Buri muntu akora ikintu akunze cyangwa se yumva afite umwanya kwa buri umuntu ikintu yitayeho nicyo yitaho nyine. Ngewe ku bwanjye mbona uko meze nta kintu bintwaye, nta mpamvu yo kujya kwiyongeraho ibindi. Kuba iyo mbyutse mu gitondo nkisiga gikotoro yanjye nkigendera mbona umva ni tayari nta kibazo na kimwe mfite. So ubikora afite impamvu abikora nta nubwo namunenga ariko nanjye mfite impamvu nyine nta kibazo manu mfite kabisa kuba nagenda gutyo bitavuze ngo ntago nshobora kwisiga makeup. Birarigiye bishobora kunzamo gake cyane ariko wenda ngiye cyangwa se ndi kumwe n'abantu ubona bambwira ati oya wenda mugiye kwambara umuntu mu bukwe mwese babasiga bakansiga ariko ntago ari ibintu byanjye vraiment. Numva kuba nakemera gutyo nta kintu bintwaye bitambangamiye. Arumva abantu benshi batangiye no gukunda kuntu uri kugenda wisobanura tugenda tubibona abantu kuntu baba bakurikiye. Hanyuma turi kumwe nande busanzwe hano hakunda kugera abastari n'abandi bantu bafite ibintu by'umwihariko. Mwebwe muri bande muragenzwa n'iki hano? Icyambere uko tugenzwa n'amahoro. Nitwa Juliet Mutamba ariko nkunda gukoresha amazina ya Juliet the Thinker ku mbuga nkoranyambaga Instagram, YouTube, Facebook byose. Ubusanzwe Juliet Mutamba cyangwa se the Thinker ubwo numvisha ko ari nk'umuntu ushobora kubatekereza. Sinzi niba icyongereza cyanjye kibisobanuye neza. Uri muntu ki? Ndi umukobwa w'umunyarwandakazi imyaka 23. Niba navuga umugani ngo the Thinker sinzi ko nabivuga ni byinshi. Ndi umuhanzi mu buryo bwanjye ntago ndirimba ariko mfite ibyo manga bijyanye n'imivugo. Ndi umukinnyi w'amakinamico, ndi umukinnyi w'amafilme, ndi umwanditsi ariko ntago nkunda kugaragara cyane muri Miss kubera ko ndi mu kazi. Mfite akandi kazi nkora no kwiga byose nkabivanga urumva mboneka gakeya cyane. Imyaka 23? Yego. Munaye akurebye yabona ko atari 23 wenda nka 19 20. Ubundi abandi babona ngo mfite nka 40 kakuntu ninganira buri byushye cyane abantu tanya kuvuga ko ari myinshi. Imyaka 23 niyo mfite nzazuza mu kwezi kwa 10 tariki 4. Umubyibuho ariko ntago ari uw'ibijumba ashobora kuba harimo za mayonnaise. Aya ni amata nshuti yanjye nta mayonnaise byo ni iby'abana bo mu bikoma byavoka ariko njye bavuga. Wari ukomeje uravuga ati ubuhanzi uri umuhanzi ariko ntabwo uririmba
ntakina comedy wowe uhanga ibiki manzi tubwire niki wahanze ubuhanzi bwawe bwibanda ku biki nka The Thinker gitandukanye n'icy'abandi wenda bakora ni ukuvuga ngo mbere na mbere najyaga nkora ibintu by'umuvugo ngiye kwibanda cyane kuri poetry mbere nkiri umwana muri primaire abo twiganye barabizi na secondaire ndetse n'abaturanyi barabizi najyaga mpimba imivugo miremire imwe ifite imikarago 200 itaka igihugu ivuga kuri jenoside ibintu nk'ibyo ngibyo urabona uyu muntu ari umwana aba afite inzozi nyinshi ngiye kera nyiri umwana nkiri muri primaire nuvaga nzaba umunyepolitiki ukomeye nuvaga nshobora kuzaba nka minister cyangwa nkaba nk'umugore wa perezida ubundi najyaga numva nzaba umugore wa perezida perezida wa ahubwo uzaba ariho mugenzi wawe narakoze das nunkoresha amafuti najyaga numva nyine mu gihe cyane niba narakuze nshobora kuzaba ndi nka première dame sinzi ko first lady noneho nkakunda ibintu bya politike cyane ngeze aho nkunda ubunyamakuru hari umunyamakuru wita Rwizenganyira sinzi niba umuzi akora kuri Radio Rwanda twari duturanye nkabona ari smart nkabona abakeye numva nyine umunyamakuru ni mwiza cyane so nza kwinjira mu bintu by'ubuhanzi ariko nkibanda cyane cyane kuri politike nyuma yaho nza kujya muri Tronkomeo nigaga Sharongi ndabikomeza so nyuma rero nibwo naje kwinjira mu bingi byo kwactinga amafilme amakinamico ariko nkumva still hari message nshaka gutanga hari ubutumwa nshaka gutanga cyane cyane ko numvaga n'ubu ngubu mba numva natanga umusanzu wanjye mu kubaka igihugu rero naje gusanga kubaka igihugu atari ukubaka imihanda atari kujya mu ishyaka rya politike gusa ibitekerezo byawe nabyo bishobora kugira ikintu bitanga kuri society kuko ahanini nk'umuntu wize amateka sinzi nimba ubizi ibitekerezo nibyo bisenya isi cyangwa bikayubaka niba uzi abagabo nk'aba Little King abantu nk'aba Napoleon Hitler ibyo bavugaga nibyo byatumaga isi yose ijambo bundi amagambo y'umuntu ashobora gutuma igihugu cyubakika cyangwa se kigasenyuka na jenoside yo mu Rwanda nuko byagenze amagambo ibitekerezo ingengabitekerezo rero iyo umuntu afite ibitekerezo byiza bishobora kubaka igihugu iyo ufite bibi bishobora kugisenya so ndavuga rero nubuhe buryo ushobora gukusanya ibitekerezo mfite nkaba nabitanga atari kuvuga ngo mbaye umunyepolitike cyangwa ngize gutoya nshobora gukora business zanjye nkakora ibindi nkora ariko nanjye nkagira umusanzu wanjye ntanga cyane cyane ku rubyiruko ariko n'abantu bakuru mu bantu bose muri rusange nibwo nagize igitekerezo cyo gutangira kwandika imivugo ariko mitoya ariyo to agata wenda nta guciye mu ijambo ariyo tubona isirikira ku mbuga za WhatsApp niyo mpamvu wenda uri naha kugira abantu wenda banakire n'amatsiko hari umuvugo cyane cyane bigaragaza ko nta gace gatoya nabonye ariko ububwira abantu bakunda kwibaza ku bantu cyane cyane kubona nk'uko ubyibushye kavuga ati uriya muntu ateye gutya areba ukuntu kangana ngo arangana nka kirida sinzi nabyo umuntu munini ngo arangana nk'igifuka imivugo wenda abantu tuvugireho gatoya ku muvugo wakoze hanyuma tukubaze n'impamvu yabyo ukunda kwibanda kuri ibyo bintu abantu bakunda gukoraho critique umuvugo wanjye nitwa bimaze iki wenda ngusobanuriho gatoya ni nyine bimaze iki ibintu byinshi abantu bataho umwanya bitari ngombwa aho kugira ngo bagakoze ibyo ngibyo aho ugakora ukirirwa ucira abantu imanza urebe uko umuntu ateye ushaka kumenya icyo yariye ibyo nta kintu bimaze nabazaga abantu ese bimaze iki koko kuba wata umwanya wibaza ku bintu bitagufitiye akamaro wenda warumbwiye ngo mbavugireho sinzi nakaye wakunze simfite hariho bimaze cyako uvuga ko abantu batoya n'abantu banini n'abantu ngo bameze gute bimaze iki bimaze iki bimaze iki ese ubundi bimaze iki wese bikumariye iki wese bamariye iki ubwo rero ugiye kumbaza uti bikize none se wowe kubona umuntu yigendera ugashishikazwa no kumenya uko yaraye aho yari icyo yarariye ibyo bimaze iki ngo nagakara cyane karasa na siraje abandi ngo ni iranzobe ni impahano ngo ni kinini cyane giteye nk'igifuka abandi ngo kananutse cyane yo kagenda wagira ngo karazi ubwo sibyo bimaze iki so nyine ni ikibazo nabwiraga abantu kugira ngo ubyibazeho ibintu birirwa kuba mbyibushye bigutwaye iki kuba ndananutse bigutwaye iki ese kuba nteye gutya ni byinshi hari abantu birirwa bicaye ku muhanda bavuga abantu hari abantu birirwa
ni ukuvuga ngo bimwe navugaga iyo ushaka kubaka uhera mu mizi ntabwo ushobora kubaka igihugu kigira abantu batagira icyo bakora ahubwo birwa bashishikaje no kumenya uko abandi babayeho gusa ntabwo igihugu cyatera imbere so navuze byinshi yes inspiration iba nyikura mu bintu tubona kwise nawe ubu nakura inspiration uko umeze none aha ngana gutya se uko ngana gutya ntabyibushye cyane nanjye byaba ikibazo oya ni byinshi uko ukora akazi kawe isi tubayemo ubuzima bwa buri munsi ngiye niyo nkura inspiration hari ubwo umuntu abaho rwose ukabona ari nk'umuntu muri quartier bihaye pe akaba ari umuntu rwose b'igicibwa kandi wari ugasanga si ukora amakosa cyane ahubwo kubera ko ari we byabashije kumenyekana cyangwa wabishyize ku mugaragaro niwe bihaye so societe turimo niho umuntu akura inspiration ngiye ibintu n'uyu munsi n'ahangaha turi nshobora kuvuga ati ibi biti kwera si nk'umuntu wagitenye gutya na gutya nyine nkahita mbona inspiration kuba umuntu yafata umwanya mwinshi cyangwa mukewe karebo tujya gukunda kubona abantu babyibushye cyane abantu batwihangane bakavuga ngo ni ba kibongi rimwe na rimwe n'unanutse cyane bakavuga ngo ni kibongi bashaka wenda kumuninura ari ukuntu abantu tuba twifite utuboko duto cyangwa utuguru duto ugasanga nabyo bibaye ikibazo akuba umuntu yavuga ngo umuntu ni kibongi abyibushye wenda cyane pe hari abantu ubona ko nabyibushye banakurenze ubucye we ntabwo byibushye cyane ibyo bintu ubundi wowe kuri wewe ubona bidakwiriye kuba umuntu yafata iyo time yo gukritika umuntu ari ikintu bita critics na criticize sinzi uko ndi busobanure mu Kinyarwanda critique ni ukuvuga ku bintu uko bibona ariko mu buryo bitari negative noneho criticize ni ukuvuga ku bintu ariko wibanda kuri negativite cyane sibyo kuba wabikritikaho ukabona umuntu andabyibushye ukabona hari umuntu ubyibuha cyane ukabona byamutera n'indwara ukaba wamubwira ati rero gerageza ugabanye ashobora kuzamo imitima biki byaba byiza ubigenje gutya na gutya ibyo nta kibazo ariko kuba wakicara ku muhanda ukirwa umuseka nta kintu umariye nta nama umugiriye njye ntabwo nabishyigikira niba abyibushye hari uburyo wamufasha umubona wenda ushobora kuzabangamo ukamwegera ukamugira inama ni byiza ukamubwira ati gabanya ibiryo cyangwa se kora utuntu tunutu ujya usura urubuga urebe ukuntu umuntu ashobora kugabanya yego ariko kuba wajya ku muhanda ukirwongorana ati namwe abanyarwanda uko ukuntu usigaye rungana gusa ibyo bikumariye iki ibyo bimaze iki hanyuma mu mivugo yawe amagambo yawe yatondeka mu buryo butuje ariko n'amagambo abakomeye kubwira umuntu ngo kuba umuntu abyibushye umuntu akaba yavuga ati ni igifuka wumva ari ibintu bigwa neza umuntu ubyibushye simbizi gusa ni bibi kuri jewe nubwo wambwira ngo ndi igikibwe ahubwo mpita nkugirira imwe kuko uba ufite ikibazo mpita ntekereza nk'umwanya wafashe untekerezaho nkabona urarwaye ariko hari abantu benshi kubibwira umuntu ngo ateye nk'igifuka uko yaba ateye kose ni umuntu sibyo nk'uko nawe uba urimo kubimbwira turebye neza ushobora gusanga hari inenge ufite sibyo ariko ntabwo ari icyo kintu nibandagaho cyane ikintu ubundi message yanjye muri bimaze iki ni ukurandura ingengabitekerezo y'abantu bishyizemo yo kwita ku bintu bitabareba cyane ku bintu bidafite akamaro kandi hari ibintu byinshi twagombye gukora ntabwo izera biranakuvugaga ni ingero hari n'abantu bambwiye ati wasebeje abantu ati bavuze amazina y'abantu kandi mu by'ukuri nta zina ry'umuntu avuze ntabigambiri ni ugufata randomly amazina nyine asanzwe hari n'abandi bambwiye ati banze ushyigikira akayoga se aho kavuga kagasingiza oya ntabwo nkasingiza naravuze ntibimaze iki se kurara amajoro ukanywa ugasinda ukageraho uhinduka akazizi maze unyuze hose ati dore wa wundi wanyweye akanywa na nzobya mitanze nabana ubwo rero wihaye abasinda niko se murokore mwiza cyane udakandagira naho inzoga iteretse abasindura banengukana batwenga yego ndakumva ariko si kumara iki guhora uca imanza nkaho kunywa inzoga aricyo cyaha cyonyine kibaho yego utwana tw'abandi dusambanya mu izina rya Yesu abagore bandi nabo bapfura mu izina rya Yesu warangiza ngo abantu barasinda ngo nta joro bazabona ubwo so uzaribona ako gace rero bamwe ntabwo babyumva abantu barambwira ati hari abakozi amahano abasinzi bati batubwirire abandi ntabwo nta kintu kimwe nari ngamije gusingiza kuko ari ukuvuga efe zo gusinda narazivuze ari no kuvuga noneho babandi babona umuntu kwako anywa inzoga bakumva ngo nicyo cyonyine kibaho kandi urebye ibyo akora ushaka gusanga ari bikurenze ko yakinywera inzoga kuri we noneho twabana gute kuko
urashaka ko tubana rero mu buryo umuntu adashobora kunenga undi ku cyaha yakoze? No, nakubwiye ngo critique na criticize ni ibintu bitandukanye. Kuba wanenga umuntu ukamicaza ukamubwira ati iki kintu kubwanye ndabona ukoze gutya byaba byiza. Bitandukanye no kujya ku muhanda ukiruvuga ati kira warakibonye ukuntu kimeze biki n'ibiki. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. So kuba naba nkora amakosa ukaza ukanyegera ukampana birumvikana ibintu bisanzwe, ariko kuba wajya ku muhanda ukajya kuvuga cyangwa ukwirwongorana na bagenzi bawe, icyo nicyo njyewe nashyigikiye. Ubwo hari ituntu njya numva ngo ni amagambo, amatiku, amashari yazonze abantu. Nibi wahera umbwira bya makeup, ejo bundi ari umukobwa twahuye yaranyishe yambwira ati yego sha ngo twisiga makeup, kandi mu by'ukuri ntabwo nyine navuze ngambire kubwira abantu bakora makeup. Urumva hari abakobwa birirwa banze gukora, nabivuze muri sanse y'ubusongarere. Kimwe nuko nari kuvuga abahungu akumva ko kuba asa neza akitera ibirungo ariko kazi nyine yakora, sibyo? Ubyiteye ariko ukamenya ngo ndakura amaboko mu mufuka nshakishe nshaka ubuzima, which is good, nta kibazo. Ariko kumva ko ugomba kubusa neza hari akazi utakora, njyewe mbese ndi miss nta kintu sinshobora gukora ibi nibi, sinshobora gukora akazi kanaka kubera ko nyine ndi mwiza. Ibyo nibyo ntashyigikiraga. Noneho ahubwo yabona hari akantu maze kwigezaho agatangira akajya mu bandi. Muzuriya uri utamubona kuri yabuze guzi imodoka cyangwa se aguze inzu, hari ikintu wakoze mbese kigaragara abantu ati buriya byikuye mu bagabo. Buriya abakobwa bagira defo yo kumva ko niba uteye imbere umukobwa n'ahandi hantu wakuye ibyo bintu ni mu bagabo. Kubera iki? Kubera icyo myumvire iriho? Imyumvire iriho buri umuntu atekereza icyo yumva yagakoze. We niba azi ko adashobora gukora ngo yacivinga ikintu runaka, yumva ko n'undi atagishobora. Akumva ko n'ahandi hantu umuntu ashobora gukura amafaranga uretse kujya kwicuruza cyangwa se gukwatira abagabo, sibyo? Akumva ko nyine buriya nyine ntowe bikuye tu byanze bikunze. Buriya ntibivuga ko ahubwo abakobwa benshi, sinzi nanjye nta bushakashatsi nakoze, ariko bashobora kuba bakura ibyo bafite mu bagabo ku buryo umuntu wese ushobora kubona umukobwa atwaye imodoka biba nk'inkuru bikamutangaza akavuga ati ntahandi wayikuye. Aha, nibyo nakubwiraga rero jewe shaka kurandura mu bantu. Birashoboka ko umuntu yaba yarakuye mu bagabo, sibyo? Kubera ko ntago abantu bose duteye kimwe, ariko nta nubwo ari itegeko ko umuntu wese umukobwa wese umaze kwiteza imbere yabikuye mu bagabo. Hari abakobwa wenda uzakora ubushakashatsi basike bari muri business bazi gukora, bazi gushaka amafaranga, bitavuze ngo amafaranga yose umuntu yakuye mu bagabo. Hari ibintu wakora byinshi ushaka kongerera bikaba byaguheza amafaranga. Rero kufata nuza urugero rw'umuntu umwe wabonye wakuye amafaranga mu bagabo ugahita ubijyanye n'abakobwa bose batuye muri iki gihugu, nanone ni isebanya. So ntago nomvuga kandi nubwo yaba yarakuye mu bagabo ndatekereza ibyo bintu bitakureba. Ibyo nizo ni business ziwe. Aho kugira ngo wowe ushaka ibyaho ukora witeze imbere ku giti cyawe, niba yarakuye mu bagabo we byihoreye ujya mu bagabo ushaka uburyo nawe bibona. Umuntu wese afite uko abayeho. Numva ibyo bitagombye kugucira ishati kugenda unekane kumenye ngo yakuye mu byo ntago bikureba, n'ubuzima bwe. Sinzi impamvu ujya kubyivangamo. Kuri weho mu mivugo yawe nagiye nkurikirana muri bimaze iki, byumvikana ko nta mwera. Nta mwera, iyi si turiho nta mwere. Ikintu cyiza buriya mu buzima umuntu agenda yiga gahoro gahoro. Nakubwiye ngo njyewe umbwiye ati Mutamba iyi nzu urimo ntabwo ari nziza, ukaza ukabimbwira, njye nabyumva nkavuga nti okay, yangira inama reka mfate umwanzuro wanjye. Ariko nugenda ukajya kubibwira runaka icyo gihe ntabwo uzabukoze neza. So hari ibintu byinshi nyine twagombye kwitaho bikatugira akamaro. Hari n'ibintu tutagombye kwita kuvuga ngo urajya kritika cyane umuntu ngo yakoze ibi n'ibi. Numva ahubwo umuntu yakarebye ibye muri bimaze icyo ubundi message yanjye reba ibyawe, umenye ubuzima bwawe, umenye ikintu cyaguteza imbere, we kwirirwa wita ku by'abandi. Hanyuma ubivuze ariko hari ibintu bikunda gukurura impaka cyane cyane bigendeye ku muco, birebana n'umuco nyarwanda. Ubwo duhita tuvuga imyambarire, sinzi nabyo bimaze iki kuba umuntu yavuga ko umukobwa yambaye yambaye nabi cyangwa mini urazizi ziba zigeze hejuru cyane, cyangwa se bimaze iki kuba umukobwa yakwifotoza yambaye ubusa agashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo nabyo kubivuga buriya umuntu biba bitamureba. Reka nkubwize ukuri Dida, sinzi ukuntu abantu bazafata ibintu uko ngiye kubivuga. Ntacyo bimaze kwirirwa uvuga ngo umuntu yambara ubusa kuri Instagram, ubivuga nyine ubibwira inyoni n'ibiti.
wowe nimba umuntu yambaye ubusa akifotoza kandi ukabona kuko bidakwiriye umwari w'umunyarwandakazi kubera cyo utamugiye inama ku giti cye ese wari uzi ko ziriya comments zaziri kunuza umuntu atanazitaho abantu bumva ngo ni haters buriya kuba umuntu wakomentinga ngo ugakomentinga kuri YouTube ugakomentinga kuri Instagram hari nubwo atabisoba akavuga ati oya aba ni abacana ariko we nimba umuzi cyangwa se niba wamubonye ukabona ko birakubabaje bifite ukuntu mbese bigukoze ku mutima kuba cyo utamwegera ukabimwibwirira ariko kwirwa mu radio abantu basakuje runaka ninda nta nubwo uzingo yabitewe n'iki sibyo hari nk'uwo numvise ejo bundi avuga ati jewe nagerageje gukora neza nagerageje kuba umuhanzi ndaririmba abantu ntibamenya ariko nje nambaye ubusa ngiye kuri Instagram abantu baramenya ubuse hari utanzi mu gihugu ubwo yarinde ni strawberry yarabivuze ati jewe banze kumenya neza urumva nano mitabo umwanzuro wo kwambara ubusa kugira ngo bamenye urumva yarafashaka kumenyekana rero hari uburyo ushaka kugira inama mu muntu kambwira ati rero kumenyekana ntago ari yo nzira kwambara ubusa si yo nzira yonyine yo ko wamenyekana wakora gutya na gutya kubera ko buriya kujya umuntu ajye gukora ikintu aba afite impamvu agikoze ugomba kubanza ukamenya ngo ni iyihe mpamvu itera iki kintu aho kugira ngo wite kuri results urimo kubona ako kanya ni impamvu ya strawberry wenda unabikomojeho nanjye reka muvugeho nta kibazo kuko nanjye nakurikiranye ibye hanyuma kuba strawberry yarashatse kumenyekana akiyambika ubusa bigasakuza abantu benshi bakabinenga sinzi wenda uruhande uhagazeho niba ushyigikiye ko kubera yashaka kumenyekana nawe yagombaga kubwambara nje nta ruhande na rumwe mpagazeho kuko ntago ndaganira nawe ngo menye ngo kuko ibyo nabonye ni ibiganiro yakoze numvaga avuga ngo ari product agiye gukora ngo izitwa izina ryiwe ikamamara kubera yuko yamamaye ntago nshyigikiye ko yambaye ubusa oya ntago mbishyigikiye ariko nanone sindi umutera ibi kuko ntago nzi cyabimuteye kereka tuganiriye nkamenya kandi nanabimenye ntago naza kubivugira hano namugira inama nk'umuntu nk'umukobwa mugenzi wanjye ntago najya kwivugira ku itangazamakuru mvuge ngo byapfuye ngo byasakaye ngo strawberry ngurinda ntago ibyo nabikora ariko oya icyaba ari cyo cyose ubu ubona bikwiriye kuba umuntu yafata amashusho yiyambitse ubusa agashyira ku mbuga nkoranyambaga aho yaba ashaka kugera kirika ashaka wenda gukina nka filime z'urukozasoni kugira ngo murekirite niko mbitekereza nanjye nakubwiye dida psychologically ntago ndeba ikintu wakoze ndeba icyabiguteye ntago ari byiza niyo mpamvu nabyitayeho nkavuga ngo ese kuki yakoze biriya bintu kuko biratangaje kubona n'undi nta nubwo bisanzwe kubona umuntu yambara ubwambure neza akajya ku mbuga nkoranyambaga ariko kujya mpita mbireba muri yose aze kuvuga ngo yananiranye ahubwo mpita afite ikihe kibazo siko ushobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe mutabizi mwe mukwirwa muri aho ngaho muvuga ngo umuntu yananiranye kandi afite ikibazo mu mutwe mutabizi so aho kugira ngo rongeye nite cyane kuri iyo mpamvu aho kujya nite cyane ngo yashyize amafoto yazo ahubwo mitavuga uyu muntu afite ikihe kibazo kwe akavuga ati nzaba nka Shadibu wabona ukuntu abaye ukabona ni byiza ariko mu by'ukuri birahenze kandi biravuna ariko dida uzi kubaho kuryamana n'umuntu wese pfa kuba afite amafaranga ubwo buzima se bwa Slay Queen ntago mvuga izina Slay Queen ntago nshaka kurivugaho cyane kuko ntago nzi igisobanuro cyaro kuko buri wese bisobanura uko abishaka ngenda avuga nkurikije koko ntago nshaka kuvuga ku izina mu by'ukuri ni uburaya jewe ntago nkunda guca ibintu ku ruhande buriya ni uburaya original ubundi Slay Queen ntago ari ibano mu Rwanda ahubwo babihaye akazina katari akawe kubaho kuvuga ngo umugabo uwo ari we wese ntumukunze n'umuzi nugize gute apfa kuba afite amafaranga ye muraryamanye ashobora kuba afite ibirwara runaka ashobora kuba afite ubuziko buriya twararanganje kuvuga kuri ibyo bintu nta kibazo dufite umwanya wacu buriya uzi ko ubundi hari nizo nigeze gusoma hari agato nigeze gusoma kavuga ngo iyo umuntu aryamanye n'umuntu ufite imiziro uziko buriya ayigusiga ubwo ni bya bindi abantu bita inyatsi ntago ari inyatsi hari imiryango ibifite ibibazo kabisa ifite za karande iyo ngiyo utamenya rero iyo uryamenye n'uwo muntu ufite karande arazikwanduza urumva iyo uryamanye n'umuntu ufite karande nk'izo arazikwanduza ibaza no kuryama n'abantu 10 20 30 bose bagohereza za karande zabo urumva so which means ntago Slay Queen yabayeho nawe ibaze nawe ubuzima bwo kurara n'abantu umuntu utazi umunyakenya umugande mu Nigeria bose muryamana so babayeho nabi
icya kabiri hari ibintu umuntu yinjira amazi ko bizoroha yagiramo akabura ukuntu abyikuramo kuko niba aramenyereye ko abantu batakubona kuri moto ejo ukabura umukiriya niko nabyita ugatangira kugenda kuri moto uzaba waraburije niko nyarumva abantu bavuga so ngewe ubuzima babayemo mbagirira impuhwe vraiment kuko babayeho nabi pe kuvuga ngo nubura amavuta yo kwisiga meza uraza gusa nabi mu gihe genda isiga gikotoro nkagenda nta kibazo mfite ariko tubabona bakeye bari no mu modoka nibyo nkubwira amamodoka ntago ari ayabo icyo ndakikubwira abasirekuri bafite imodoka hano mu Rwanda wababara areba imodoka y'umuntu wamutwaye uwo munsi akifotoza ibyo nakubwiraga agafata video akagenda ahantu umunsi umwe akifotoza amafoto yambaye nk'imyenda 5 yahagera rimwe akayapostinga uyu munsi nyuma y'uko cyumweru agapostinga indi gutyo urumva so jewe ntago mbacira urubanza ariko mbona babayeho nabi ku bwanjye hari abana babona buriya buzima babona bakunda abasirekuri bakunda kwitabira ibitaramo cyangwa se aho byabereye njya numvaga gateme hari abantu bagakunda ngo hari aho byabereye aho byashyushye ukabona nibo bari mu myanya y'imbere mu bitaramo nibo bicaye imbere ukabona hari urubyiruko rwifuje ubwo buzima bagatekereza ko ari ubuzima bwiza wabikozeho ubushakashatsi buke iki gihugu nicyo kibazo dufite kubona umustar umuntu bita ngo ni umustar ubundi akaba ari nk'inyenyeri imurikira abantu wakoze ibintu byiza wagombye kuba ari urugero rw'abantu ariko umustar uyu munsi mu Rwanda akaba ari umuntu wifotoza yambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga akaba ari umuntu ubyina yambaye ubusa ikintu birimo kwangiza ni generation ziri hasi abana batoya cyane cyane abakobwa babyiruka babona abo bantu azakura avuga ati genda shaka kuzaba runaka nyenda shaka kuzaba kundi wenda twego batubazaga ushaka kuzaba ugahita uvuga nshaka kuzaba Madame Jeannette Kagame nshaka kuzaba mushiki wabo undi ushaka kuzaba kandi nshaka kuzaba Shadiba urumva urashaka kuzaba runaka bitewe n'iki icyo ubona nyine icyo kurubona nicyo wumva ushaka kubajya rero bisobanuye ngo hatagize ikintu gikorwa generation zo mu myaka iri imbere ndakubwiza ukuri byaba ari ibibazo mu Rwanda nta n'abayobozi twazabona hari igihe ngenge ntekereza se ubundi mu myaka 20 abayobozi tuzadufite mu Rwanda ni bande bose ko abantu bose mbona basigaye bose n'abasileya abandi mbese ntago wabona ikintu wasobanura so birababaje kubona nyine umwana w'iyi minsi abyiruka yumva ko ashaka kuzaba nka Shadibu mu by'ukuri Imana imbabarire ntago namwihaye cyane nuko nta rundi rugero numva mfite hafi ko kuba natanga basire ni benshi ari ba Shadibu akaba ba Kate ni umuntu ngo nakize ababyinjiramo cyane niko bavuga ko nakize ndetse ngo wanishoboye cyane kuba umuntu yaba Shadibu cyangwa Kate bakagira amafaranga bagakira bitwaye ntago ngiye Kate ntago njya mufata nka Shadibu kuko ntago ndabona Shadibu ni umuntu ushobora kutamana imisingaye adasoya akavideo arimo kubyina yambaye ubusa ngahari mu kabari ngari mu biki Kate niyo nabikora afite uko abikora ko kwihariye sibyo kuko umwana avuze ngashaka kuba nka Kate Bashabe at least nibe nawe afite shop yiwe afite brand yiwe afite nyine no umuntu ufite ibyo yagezeho nazi ngo yabigezeho gute sibyo ariko uko biri ariko nka Shadibu ikintu muziho nuko yirirwa byina urumva nuko afite abana atabana n'umugabo nago ngiye kumujajinga for real icyo mvuga ni kuri generation ntoya abana bari batoya bari uyu munsi akabona ko burabuze kwirirwa ubyina mu kabari kwirirwa postinga kuba hanywe inzoga ihenze kuba wasokeye ahantu hahenze aribwo buzima bwiza umuntu agomba kubamo nibyo no mvuga biteye ikibazo kurusha ibindi byose dufite Shadibu dufite na strawberry ngira ngo nabantu benda guhuza aho gato y'imico byagenda biteye umubare wabo bantu bukomeje kwiyongera umubare w'abantu ukomeje kwiyongera kuri uru rwego bameze nk'uko koko bameze uyu munsi ntabwo twaba dufite ejo heza mu gihugu cy'u Rwanda ku bwanjye ko mbibona wenda umuntu wari wese yantera ubu wabishaka ariko ku bwanjye muri igihugu cyacu kirimo kwangirika kuko ntabwo ushobora kuba ufite ibitekerezo rega buri muntu ikintu avuga cyangwa ikintu akora nibyo aba yatekereje ntabwo ushobora gutekereza ukuntu wakagura wenda business yawe ukuntu watangira umushinga wo gukora ikintu iki n'iki wowe ufite gahunda yo kuvuga ngo noneho ndakura hehe umugabo umereza $200 se noneho umusatsi wanyu umeze gute se noneho ndabyinira hehe uyu munsi ndiri bunsohokane ntabwo ushobora gutekereza ibyo bintu nurangiza ngo ujye no gutekereza ngo nziteza imbere gute ejo hanjyaza bameze gute ese abana banjye bazasanga mbayeho gute ese nzabo ntago nyine ushobora kugira ibyo tekerezo ko ari bibiri ngo bikunde hari ibintu bitabangikanye so ngiye numva rero bikomeje gutyo
byaba ari ibibazo kabisa. Kuri wewe wenda turimo kugenda tunagana ku musozo gato, hanyuma kuri wewe ubundi umukobwa w'umunyarwandakazi yagakwiriye kuba ari umukobwa umeze ute mu mico mu myifatire kugira ngo abe umukobwa nanone ufite amafaranga wenda babasire babona mu bundi buryo, ariko wowe ushobora kwenda kuyabona ayabonye, ariko akaba ari wa muntu ukomeza kuba ari umukobwa ufite icyizere kandi ufite na wa muco wifuzwa n'abanyarwanda? Ku bwanjye mbona umukobwa w'umunyarwandakazi ari umukobwa uzi kwirwanaho, udategereza inkunga y'abandi bantu. Bon, inkunga ni byiza ko umuntu yagutera inkunga, ariko udategereza gutega amaboko mu bagabo kugira ngo agire icyo yigezaho. Ku bwanjye nkunda esprit ya independence cyane, n'abantu banzi barabizi. Ntago umukobwa yagombye kuba wa muntu uhora buri gihe ari umuntu wo gufashwa, kubera ko afite amaboko, afite amaguru, afite ubwonko, nta kintu umugabo afite udafite, uretse nature uko Imana yamuremye gusa akaba ari umugabo nawe ukaba ari umugore. Ariko bimaze kugaragara mu nteko ishinga amategeko harimo abagore, mu akazi kose harimo abagore. Ntago numva ko umukobwa iteka uwo mwuka wo kuvuga ngo abagabo rero baduheza amafaranga, numva bakwiye gushira burundu mu banyarwandakazi by'umwihariko. Ukumva ko kuba uri umukobwa bitaguhereza uburenganzira bwo kwiyoroshya cyane, wumve ko ntacyo wakora, ahubwo byaguhaye amahirwe menshi yo gushaka kugira icyo ukora gifatika kigateza imbere umuryango wawe n'igihugu cyawe muri rusange. Rero umukobwa w'umunyarwandakazi ni umukobwa wiyubaha, umukobwa uzi gushakisha, umukobwa mbese wabona nyine ukabona proud yiwe. Muri bimaze iki rero, wenda tugaruke muri bimaze iki yawe. Hanyuma ama episode maze gusohora nangahe abashaka kuzajya bagukurikirana bayakurikiranire? Yes, ntago nshaka kuzansohora bimaze iki episode runaka oya, ahubwo mfite YouTube channel yitwa Juliet the Thinker. Ego bye bashakamo bimaze iki, ni bimaze iki maze gushiraho gusa, ariko mfite n'andi ma projet ngiye gukora bidatinze cyane, nzajya sohora nko mu kwezi 2 bitewe nyine n'umwanya, kwa kumwanya ntago babyoroshye. Hari izindi yo bita ntacyo nzimarira, hariyo bita abandi abandi buriya abandi hari ukuntu wicara ukavuga ngo abandi bana ukicara gusa ngo abandi basore bubatse amazu, abandi basore baguze amamodoka, kandi wowe uracyari aho. Abandi ubundi ni ikinyazina ndafutura ku bantu bizi Ikinyarwanda, nta kintu bisobanuye. Abandi ni abandi, niba ari icyo bagezeho nawe gerageza ushakisha icyawe, ahubwo we kwicwa n'ishyari gusa avuga ngo abandi ukubita agatoki. Abandi nyine babigezeho nawe gerageza ushake. Yes, ntacyo nzimarira rero ikivugaho ni kuri abantu babona umuntu abayeho ubuzima bw'uyu munsi wowe wese uzigeza kujya cyane cyane abana bagiye barirwa na bamukase, cyangwa abana bagiye baba bo bana bo ku mihanda. Ngiye kuvuga gukoresha imvugo itariyo, umuntu akakureba uyu munsi akagusuzugura atazi ngo ejo habitse iki. So nizo zigiye gukurikiraho, izo nuko ari ebyiri. Ubwo zose bazazibonaho kuri Juliet the Thinker, kuri Instagram naho niko nitwa. Byose no kuvuga ngo mu minsi mike cyane abandi zaba yagezeho ntacyo nzimarira. Juliet, wenda umuntu akubajije akabazo k'amatsiko, ubu turi kuvugana waba ufite nk'ibiro bingahe? Shano kuri kimana nubwo mbizi. Hari igihe ntinya no kujya ku munzani ngavuga sori kujya ngo turitse. Cyo ndari umunzani ngiye kujya bambwira ngo ufite ibiro 100 gusa babaya. Hato naza kuri umunzani w'abandi ndabyihorera. Ntago mbizi vraiment, mperuka kwipimisha mfite ibiro 95 I think. Niba byariyongere simbizi, niba byagabanyutse ntago mbizi. Tekereza ko ari iki cyaba gituma gukunda kubyibuha cyane? Ni umunezero ni ariko cyangwa ni ibiryo nabyo birashoboka? Oya, kuvuga ngo ibiryo kurya ndarya nk'abandi bose, umunezero ndawuhorana kujya mbone narakaye nikarare kazi. Ariko ni nako navuze, ni wacu twese turabyibushye. Rero urumva ni ibintu ni natural, ntago ari ibintu bavuga ngo nyine niko tungana. Kandi n'umusheri wawe arabigukundira gutyo umeze? Nta musheri mfite dida. Bishaka kubwira ngo umusheri ajya yimundira ntawe mfite. Wumva ariko washaka nk'umusheri ubyibushye cyane cyangwa ungana nkanjye? Dida wambabariye kuri. Anyway, ntago nkunda abahungu babyibushye. None ereka umuntu wese akunda ikintu adafite, nk'uko ukiri umuhungu ubyibushye n'abatankunda mbyibushye. Urumva umuntu wese akunda ikintu adafite niko umuntu ateye. Rero ntago nkunda abahungu babyibushye ngewe. Ku musozo ugikunda gusenga? Yego, ndasenga. Wasenze usengera he? Sengera muri Assemblée de Dieu. Hanyuma ni irihe jambo rigufasha cyane ku buryo bagiye gusenga uvuga ati
cyangwa niyo utajya gusenga wahura n'ibibazo ukavuga ati actually isi ijambo riramfasha niryo nubakiyeho iteka niwe mungero wanjye sinzakena iyo nurivuga urumva none se kwisurivuga nege bwawe nindivuga ko yakoresha ryo bitavuga ngiki none se kuri imvugi erega iryo hari indi iri muri Yesaya 48 ngo zanyiza abanzi banjye bon ni ibintu nk'ibyo nenge kuvuga Zaburi ya 23 isuyivuga ubwo urumva yenerwa ngira ikintu bita yerekwa haleluya amina cyane so amajambo yo ni menshi je nemera Imana nta kindi nta birenze ibyo ngibyo Juliet Mutamba tugushimire kandi twizere ko ku ngingo nyinshi zitandukanye mwumvishe ko hari umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane hanyuma kandi uzi no gutondekanya ibitekerezo bye nta muntu yibasira no ku ngingo zitandukanye twizere ko nitujya tugutumira uzajya uduha umusanzu wawe murakoze cyane ZOOM TV murakoze n'undi munsi ndahari bwira rero abantu ba subscribing kuri channel yawe abantu mukore subscribe mukore share mukore likes kuri Juliet the thinker yes tumushimire cyane Juliet Mutamba tubwiye ibintu byinshi bitandukanye ariko yarawe yagira akavuga kuri ba Siro Queen abana mushaka kuba ba Siro Queen murumva ko atari ibintu umuntu yakwifuza ni byiza ko waba Siro Queen uririyo kuko ba Siro Queen bariyo baba bafite amamodoka babyifitiye byose ari byabo barabyikuriye batarabihawe natwe ba Didas umuntu gukorera imodoka ugasanga umuntu arashaka kujya ayifotoreza ukagira imodoka ari n'abashinzwe kuyifotorezamo cyangwa hari nawe numvisha ngo basigaye bazitiza kayiguhereza yagwararuka akayihereza undi gutyo bakazihererekanya ubuzima ntabwo ari bwiza yes tubashimire kabisa bari muri leta zunze ubumwe za Amerika Kenya i Burundi turabizi ko mudukurikiye n'abari i Burayi za Finland ndabona mudukurikiye cyane abari mu bindi bihugu bitandukanye bo tutavuze nyine namwe muri abakunzi bakadasohoka my name is Didas keep watching ntugende udakoze subscribe ikindi kandi witukanda nako kanzogera itiza kugira ngo video dushyizo zizajye zikugeraho mu buryo bwa notification my name is Didas I'm out yego mufate highlight aya shede umva ndi muri interview ndaje ndakubwira